hano mu kanya araje atubwira ngo he has the final say. Yeah. Komeza wafatiraho bro. Jesus knows what to do. Because he has the final say. Yes, azi icyo gukora. Afite ijambo rya nyuma. Yewe. Mbako niko gasobanuye bavuze. Simple. Hey, welcome my brother. Thank you bro. It's been a while. Gusa nkuko nakubwiraga muri backstage. Urimo uradukoma cyane bro. Wagabanyije akariro. By the grace of God. I'm proud of you man. Yeah, so turi kumwe na Chryso. Hari umuntu abantu batwandikiraga bari gusaba indirimbo ngo za Chryso, ngo murishe indirimbo ya Chryso. Ubwo na Chryso turamubazaniye nyine tu byose full package. Nta kintu wabura na The Gospel Turn Up Show. So twihuse rero ku ndirimbo ngira ngo isoho iyi ndirimbo izina ni harya ntajyananirwa. Uwisohoye hashize iminsi 2-3 iri kwakirwa gute kubibona. Niyo ndirimbo ya mbere nakora ikagira impression iri hejuru mu gihe gito. As we speak we have impression iri mu 10k. Wow mu minsi 2 abantu basharinze gusa dutanga link ukayirundi kandi ngo amakuru watugeraho ngo uri busy cyane nabwo uri gukora promotions nyinshi cyane. Niyo TV ya mbere nazaho ariko ndabyishimiye ko bari hano je bwa mbere kuko authentique dufitanye amateka. Gare. I mean it. Yeah, I know. Yeah, but for real, I really personally appreciate you. Thank you. Yeah, I love good music. Thank you. So tell me the inspiration. Numva ibintu biri African, numva it's like you want to go international. Ariko tibagiye wabiwanyu. Kandi muri Africa. Kandi uri muri East Africa nanone mbese bimeze gute? Inspiration yiri andirimbo. Simple. N'indirimbo ni simple gusa ifite vibe iri hejuru ariko turi ku ishuri muri uyu mwaka. Haza umumama aje kwigisha title yari andirimbo. Ivuga ngo Jesus knows what to do because he has the final say. Yari mara quoting icyanzwe kiri mu Matthew ahabigishwa bari bagize crusade irimo abantu benshi. Noneho crusade irangiye abantu bari bashonje abigishwa buri cyo kubahereza. Ubwo crusade ni nk'igiterane. Noneho abigishwa basezerera abantu. Yesu barabibonye arabwira mwe gusezerera abantu. Barabwira Yesu ntabwo dufite ibintu byo kubahereza. Ati bagaburira. Yesu arabwira mu bicaze mu bagaburire. Iyo niyo somo twari tugiye kwiga. None umuntu ugiye kwigisha duha test abaza kana gato. Iyi title ngiye kwigisha nta karimbo bakoramo. Akana karirimba ibintu biri ahita ndeba arambwira Chryso this song. Aya magambo tugiye kwigisha ngo task igenda kurema indirimbo. Wow. Ngo kaba karabaye nyine. Nako nyine twakoze akantu kari simple. Jesus knows what to do because he has the final say. Only that. Rero nk'umuhanzi nese nkuramo indirimbo. Kaguma gutyo gusa. Ejo muri ngiye studio ndi gukora ino EP ndavuga ko nshaka gushyira indirimbo iri mu Cyongereza. By the way nyinshi ziri mu Kinyarwanda. Ngira ni ndirimbo mbonye indirimbo like iri up tempo. Nyinshi ukora ziri za yari unpredictable. Even n'abantu bose studio bari bazaga like are you crazy? So ikincyano ngwe nukuntu wese ngo ndavuga wenda nk'umunyamuziki. Wese wihana pattern itari ntago ari ngo ubwo ndavuga abanyamuziki babyumva ngo kick ngo snare iyo dusanzwe tumenyere nyangwa nta bintu biri traditional wakoreshejemo birimo harimo ino music iri twarayicaye twarayikoze music iri very big cyane ifite ama outing ariko the message is simple. Turagenda rero turayikora muri studio nashakaga ikintu kiri kinyafrika ntabwo nshaka kuba westernized. Yes. Ariko nanone music ikaba iryoheye amatwi. Iryo kintu twagerageje gukora tugikora kiri live. Full live. Muri studio. I don't mean the video. Yeah. Ibintu byose birimo bi live ingoma byose. I can tell. Iyo no project yakozwe n'abantu benshi. Muri studio. Uhena shout out to our producer. Shout out to my brother Boris. Oh, wow. The Boris wakoze no project. Ingoma ni Semfo wazikoze, ama keyboard ni Emma yakoze 5 years. Sene wakoze solo. Bass ni ishimwe wayikoze. So nibaza ari bo bantu rekera nakomeza abaririmbyi ba Daniel ndabasuhuje ba Alan Peace Hozi ba Marvin ba Joy Kamikazi. It's a lot of people. Nabonye warazanye batayo yose guys. Muri video rero haje abantu benshi cyane. We are
lot of people, a lot, more than 140. Wow. Niyo idea nari mfite like dushaka gukora vibe irimo urubyiruko, we are intentional about youth. Burahari urubyiruko twerekane ko ikindi nashakaga kuririmbamo icyongereza kugira ngo twengaging ko community ya Africa, kuko abanyarwanda kuri iyi ndirimbo ndi kubona tubishoboye. We can do it. We can do it. No, ino ni nka anthem, genda ndabona izaba ari anthem ma churches. Imba dushaka kugenda tukarimba when Jesus say yes, nobody, yeah? Jesus knows what to do. Hey. Very. Ni indirimbo abana bo muri Sunday school bakoresha, ni indirimbo twakoresha mu ma conference, ni indirimbo bakoresha mu rugo, kandi ifite message iri simple yo gutrustinga Jesus. Cyane. Ikindi Eddie, dutinya kuvuga izina rya Yesu. Buriya ugire hari indirimbo nyinshi tutavugamo izina rya Yesu kubera ikibazo cy'itotezwa giri ku isi cy'abakristo. Ariko hari imbaraga ziri mu declaringa lordship of Jesus Christ. Jesus, apana kuvuga God. Kuko madini yose avuga Imana, twese tuvuga Imana, ko kuba straight kuvuga Jesus. Yeah, hari indirimbo umuntu yanditse avuga ngo something happens when I mention that name Jesus, you know? Hari ikintu kiba iyo uvuze rya zina Yesu. Enes tunagana ku musozo njya ngo wiciragaho n'ubundi tuganda ku gahunda no kwihuta nyine n'aya masaha natwe karadufashe. Gusa I would like to first say thank you kandi Imana ikomeze gukoresha. Yeah, so indirimbo yitwa Ntajyananirwa, iri kuri channel ya Chryso. Chryso Ndasingwa, mugene mu supporting dushigikire our brother here. Na mukanya twavugaga Mbonyi za tour in Australia, in Canada. I want it to be you very soon. Amen. Yeah. So ariko biraturuka ku bakunzi ba the gospel turn up show abantu badukurikiye. Let's go and support this young man of God. Ndavuga young man ndakuruta rero byose bro. I honor you. So young man, yeah. Anyways, what would you like to say as ikintu cya mbere nababwira ni indirimbo Yesu azi icyo gukora, kuko niwe jambo afite ijambo ryo kubwira situation yose waba uri muracamo, uri muratureba uyu munsi. Either ufite indwara, ufite ideni, bagusohoye mu nzu, cyangwa na school fees ufite, cyangwa n'ikindi kintu tutamenshonize muri ibi byose, encouraging ngo urebe Yesu. Ntago twazanye beat kugira ngo maybe tubyine gusa, ahubwo twazanye iyi ndirimbo iri muri message imeze gutya kugira ngo mugire ibyiringiro. Nibaza ari mpamvu turn up show iri hano, Authentic iri hano, ya Zion Temple Ministry iri hano, n'abashumba bacu muri rusange. So ikindi nababwira, ndabakunda kandi ndabashimira ko natwe mudukunda kandi mukunda ibintu dukora nk'abanyarwanda muri rusange n'abamuzisi. Mukomeze mubikoreshe nkuko n'ubundi mwabikoze. Ikindi ababishoboye bajye bakora ama challenge. Ama challenge no kuvuga no kwifata ka video uri muraririmba ugasharinga ukabyenjoy, kuko ko tubikorera abandi bantu batarabina, tugasubiramo indirimbo zabo bibereye Burayi, TikTok hagashya koko. Ariko tubikoreye iwacu, kuko ibintu byacu tutabikunda ngo tubipushinga, nta muntu uzabidukorera. Ntabwo umuntu muri Nigeria iyi ndirimbo yabikora, ariko ngiye byanshimisha cyane abanyarwanda twebwe duhagurukiye rimwe gutya dukomeje, ariko turabikora pe. Ariko ndibutsa abantu ko ni iby'igiciro gukomeza kubikora, kuko hari igihe twibagirwa kubimentioninga bakagira hari impact bigira mu buzima bwacu. Urumva ibyo uvuga no kuri, hari igihe usanga wenda sivuga amazina y'abahanzi, ugasanga umuhanzi afite izina rinini mu kandi gace k'isi kurusha ka home, ngo ndavuga hano mu Rwanda. Iyo narrative tugomba kuyihindura. So people watching us right now, get on the song, support a brother, and let's take it international. Ikindi cyiza nuko waduhaye quality. How is I already told you, I loved it, and that's why you're here, by the way. Thank you. Anyways, tukaganira na Chryso nabizi ntabwo twarangiza, ariko tuzongera tugaruke hano ko EP iracyahari. Hari na EP. EP like ari indirimbo enye kandi so nukuvuga ngo uracyadufite 3 are remaining. Wow. Welcome kandi zose cyane ku mwaka urangira zasoza. Wow. Bro, yegereza mikoro kwanza, banzegereza. Hari ikibazo? Nta kibazo. This is your home. Welcome anytime. Kandi I'm sure kufite. Kandi shout out kuba DJs bose ba K2, ba Spin, ba Shan. Man,
ba Placide abantu bose aba TV presenters aba radio presenters utamentioninze kubw'umwanya turabizi mu mutima wacu turabazirikana kandi twubaha ibintu mukora Imana ibaho umugisha so reka batuzamure iyo ndirimbo asigaye tukomeze dushigikire a brother it's still the gospel turn up show muracyari kumwe nanjye Eddie Micho kandi Chryso Jesus knows what to do let's go to the music man.